ariko n'ubundi njya kubura kuvuga nabanje kutumva hashize nk'iminsi 2 no kuvuga biragenda n'ubundi rero niko kuntu byagenze natangiye ndi kumva none ndishima ko numvise numva none mfata telefone nkompoza nimero ya papa akavuga nkamwumva akavuga ngo jire ngo mukungu wanjye ngo ni wowe ngo se kunyumva kumva papa ari kuvuga ariko nkabura bwamusubiza ariko kumva muri njyewe ndishimye nkavuga ati byibuze ntabwo umuntu azongera kujya nyandikira nanjye mwandikira ahubwo azajya avuga njyewe ngirute mwandikire none numva neyeta noneho ngeze Kamonyi Kamonyi mpageze imodoka hari urabona kuva Kamonyi kugana iminota mike gahita igera Nyabugogo ndangije mpamagara mama ako ntabwo uzi ko ugiye kuvuga oya mpamagara mama bisanzwe ngira ngo urabona umva ijwi rye gusa nari ndiheruka kera ndangije maze guhamagara mama aravuga ahita avuga ngo umuhungu wanjye ngo je ngo niwo mumagaye ngo none ndangije ndavuga ngo mama ni njye neza numva ndiyumvishije ndavuze ngo mama ni njye ndabyiyumva narasaze muri bisi abantu barahaguruka baravuga ati ni umusazi cyangwa narasaze kuva icyo gihe uwo munsi nabayeho ntajya nceceka ariko wa 4 tariki 9 z'ukwa kabiri 2015 ikiganiro The Brainstorming turi kumwe na MC Shambo ntayo wundi ni Raj cyangwa se ushaka kumwita Mukunzi cyangwa se Julius ariko nkunda kumwita Nyerere uyu nguyu nimureba neza murasanga isura sana Chekevara uyu nguyu umuntu umwe inspiring cyane hano ku isi ni Chekevara kuri screen sa Shambo Show ikiganiro The Brainstorming turabakiriye Raj turakwakiriye murakoze cyane numvise ubuzima bwawe ariko ndavuga ni nzarara amajoro niba ngombwa ndasane ntakoresheje za mbunda z'abazungu abo nkoresheje imbunda z'amagambo maze niyambukire nze ngushake ariko nagize amahirwe muri gahunda za Shambo Show uyu munsi twagutumiye uremera ngaho ibwire abagukurikiye murakoze cyane mwese kunze ba Shambo Show ndetse n'abakunda iki kiganiro cyane gifite ahantu gikura abantu ndetse n'aho kibageza nishimiye nanjye kuba ndi muri studio za Shambo Show uyu munsi amazina yanjye nitwa Jules Mukunzi Jules ndi umuyobozi w'urubyiruko rw'abadivantiste bavuga ikinyarwanda n'ikirundi muri Amerika no muri Canada. Arakoze cyane rero umukunzi kuba atugejejeho umwirondoro we ariko aho ngaho tubwiye akantu agace gatoya Mukunzi waturutse uvuka hehe uturuka hehe cyangwa se wakuriye hehe ndagira ngo twebwire ubivuye muzi kandi ubwira abakunzi bawe ndabizi ufite abakunzi benshi nk'umuyobozi ufite abakunzi benshi ngaho reka utwebwire kandi utubwire uko bimeze. Murakoze cyane navutse mu 1995 mvukira ku Gisenyi ku Mubano ni story njya numva aho ngaho hari inkambi inkambi y'abakongomani yari muri transition ya naho ngaho navukiye ndanahakurira igihe gito turakomeza Mudende turakomeza ibyumba muri Nkamira turakomeza Igicumbi niho nabaye kugeza muri 2009 none muri 2009 nari ndangije muri 2008 nari ndangije primaire 2009 noneho navuye Igicumbi nimukira Igisenyi niho nabaye niga
niga segondere nza kuhava nanone muri 2010 muri 2012 njya gukomereza amashuri yisumbuye ubu muri cycle supérieur muri EZAPAG École Secondaire Association des Baradivantiste d'Igitwe. Aho ngaho ndahazi. EZAPAG noneho nahavuye kwa Gerard nahize umwaka umwe noneho indi myaka 2 nyikomereza nanone muri indi shuri rya EZAPANE hakurya ku Kibuye kwa Rwangeyo abo narangirije mu mwaka wa 6 mu ishami ry'icungamari n'ikoranabuhanga. Wow, aho ngaho nanjye ndahazi kuko hari hafi yo kuri esi Mugonero. Aho ngaho nanjye hari amateka mpazi cyangwa se nziho. No, barise ngo ni esamu nyuma ariko twahita ngo ni esi Mugonero. SIM. Aho ngaho nanjye hari amateka mafite. Ikaze rero turagushimiye cyane. Tugiye cyane, Ikiragi ninde, Ikiragi niki, Ikiragi uyu munsi yavuye hehe, uyu munsi umwana wakwita wakumva ragi, ndi kukwita Ikiragi ariko Ikiragi ni Ikiragi kamurise Jules. Jules ni abantu benshi bazi. Yes, Jules ni abantu benshi bazi, abamama abandi bantu bazi Mukunzi, abashoboye Igifaransa bazi Mukunzi, abashoboye bazi Jules. None se Jules turusozi nka dutanu wabuzi to muri Kongo? Njye nagiye muri Kongo kuko numvaga mfite amatsiko yo kureba igihugu cy'ababyeyi banjye. Rero nagiye muri Kongo muri 2012. Amahoro n'imigisha kuri mama wambyaye niwe wanjyanye muri Kongo ajya kunembereza. Twambukiye Igoma, tugeze Igoma turamanuka tugera mu Isake, twahereye kuri anko wacu utuye ku Mushaki. Turamusura, mama ajya kunyereka ku bitaro yajyaga kwivurizaho by'ahantu hitwa Imatanda. Turareba shangazi wacu utuye Nyakajanga. Turakomeza ibihambwe wa mama tuye mu nteko hejuru. Ku mugezi witwa Rushoga nakajya mwumva mu mateka. Njya nkuvuga mu yo twari duturanye n'umusaza ko tuganapura kagwa muri Rushoga. Numvaga mfite amatsiko yo kureba umugezi. Rero igihe nawugezeho numvaga numvishe rwose nishimye cyane. Biragira mama ajya kunyereka ahantu yahuriye na papa bari batuye aho bateretanye. Aho papa bari batuye mu Rubaya, mu rusisiro rwitwa ku Gasura. Turagaruka mama ajya kunyereka Masisi ku izone. Tuvayo tujya gusura abandi bene wabo mama bari batuye ku Kabaya muri 2012 mu kwezi kwa 9. Ora muri Kongo roromba rwose ndahazi. Wow. Hari benshi cyane bari mu myaka yawe ubaza ngo muri Kongo ngo aho mukomoka akakubwira ati nge ntabwo ngenzi mu nkambi ya Kibuye cyangwa mu nkambi ya Byumba cyangwa se ariko ndagushimiye cyane ko wabasha kujya kureba ku isambu y'ababyeyi ndetse aho ababyeyi bakomoka. Jules Mukunzi, Ragi ryaturutse he? Ragi ni izina niswe mu 2009. Naryiswe n'umukobwa witwa Ikirezi Samantha. Arinyise ndarikunda ntazi icyo arinyitiye. Aza kumpereza gift ya CD. Nsanga yarinyise bitewe n'umuntu witwa Ragi wakinnye muri filime yahitinze cyane akinana n'abantu. Ragi abakundana n'umukobwa witwa Sierra n'undi mukobwa umukunda wa perezida witwa Beyonce. Noneho Ragi kubera ko akunda Sierra cyane ariko Beyonce ko yari afite amafaranga nanone ntajya basha kumuhakanira. Hagoro bizi mpamvu Samantha yanyise Ragi niba ariko nanjye naba nari meze sinzi ariko yararinyise nkajya ngakunda nakazina keza no kanse ko nakundaga na filime z'ibihinde
nkabona filime za Sabasarumanikani bakinnye biswe ba Raji bakishiri kumari bakinnye biswe ba Raji umva ni akazina keza nza kumenyera ko yakanyise kubera ko nakundaga gusabana n'abantu bose menya ko ari byawe binyitiye bigenda gutyo kugeza rigiye no muri document zanjye. Jules Mukunzi, hari amakuru numvise Jules Mukunzi uyu munsi ashobora kutubwira ayo makuru akaduhera akatwereka icyo Jules ari cyo uyu munsi. Jules, mbwira ubuzima bwawe muri rusange guhera maze kumenya ubwenge, ndetse ubwo buzima niba bishobora yuko hari ubwo byakura aho yarari bikamugeza aho Jules uyu munsi ari. Tubwira ubuzima bwawe kuva umenye ubwenge kugeza byibuze mu myaka 20. Biragoye ariko ndagerageza. Ibyo ngibyo abanyeshuri bize bazi gukora ikintu cyo bita summary. Fata igitabo cy'amapaje 200 ukagikoramo urupapuro rumwe. Icyo nicyo twifuza. Ndaza kugerageza. Ni nacyo cyo yikanga umunyabwenge. Yes. Jules Mukunzi Jules nabibabwiye nakorewe mfite imyaka 25, navutse tariki ya 1 z'ukwa gatanu 1995. Ndi umwana wa mbere iwacu, mfite bashiki banjye 4 nanjye wa gatanu, mfite papa nkagira na mama. Navukiye mu itorero ry'abadivantiste ariko papa wanjye atari umudivantiste. Yes, papa wanjye ni wo muri itorero bita abatampere. Yes. Rero nakuze ndi umuntu ukunda kureba imirwano ariko utinya kurwana. Nkunda kureba abandi barwana mbona ari byiza ariko ngewe ntinya kurwana. Ni gutyo ako ngako nako nakantu ntajya ntinya kubwira abantu. Nanone rero akandi kantu ntabura kuvuga ku buzima bwanjye. Mbaje ukuntu nakuriye mu muryango utifashije cyane ariko nanone udasabiriza, kubera ko burya iyo ababyeyi mu Rwanda babashaga kukwishyurira mu kigo cyo mu Rwanda bakakwishyurira ishuri burya babaga bifashije. Yes. Rero ubuzima bwanjye bwatangiriye aho navukiye ntabwo mazi ariko Igicumbi no hano namenye ubwenge. Nakuze mu buzima twari tubayemo butari bwiza cyane. Nakuze nifuza igare suri kuribona. Igare nifuza igare ku buryo ki hari nk'abana twari duturanye bari bafite amagare, numvaga wenda nabafashe igare nkagenda ndi kubasunikira nk'igare nkava nkano nkakura nk'urugendo rurerure. Nifuza igare. Nifuza igare, nkunda igare cyane. Ariko uyu munsi mfite imodoka. Ndetse mperutse kumva amakuru yuko utwara ngo ikinyabiziga cyitwa ngo urukururana. Waragitwaye uragitwara n'uyu munsi ushaka wakongera ukagitwara, nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ntwara rukururana, ntwara bisi, ntwara imodokari zirenze amapine 28. Mwari imodoka zinduta. Uvuze Igicumbi, reka twebwe ibintu by'amakamyo. Uvuze Igicumbi, mbwira amateka yawe Igicumbi. Byari bimeze bite? Hari ubuzima wanyuzemo bugoye bukomeye bw'Igicumbi wabitubwira biki? Igicumbi rero ntabwo Igicumbi nahabaye kuva ndi mutoya cyane kugera muri 2008 niga mu wa gatandatu. Ndangije kwiga mu wa gatandatu nahise njya kwiga muri SA Gisenyi. Nakomereje mu wa mbere, nize mu wa mbere muri 2009. Ubwo ubuzima bwanjye hari ahantu njya mpera ubuzima bwanjye mu 2014. Aho niho dushaka.
aho ngaho ubundi twagiye hirya aho niho dushaka ubuzima bwawe aho ngaho. Ubuzima bwanjye njya mbuhera mbona nari umwana wo mu itorero bisanzwe kandi wo mu muryango, ariko ngewe uko ndeba gutya abantu benshi baranzi, ari abantu b'Igicumbi baranzi, ari abantu bo ku Gisenyi mu Makoro ho nabaye baranzi, ari abanyeshuri twiganye kuri Ezapane baranzi, abantu benshi baranzi, n'abantu bazakurikira ikiganiro benshi bazambona, hari n'umuntu mbona mvuga agatangara kubera ko ngewe nabayeho bano bantu barwaye bo mu mutwe, nabaye uriya muntu, nabayeho witwa ko ufite ubuzima budasanzwe. Tubivuge mu izina ryawe, banyitaga umusazi. Umusazi batandukanye ko mu gifaransa ngo tout le monde est fou. Ariko wari ufite ubusazi ariko atari bwo kwiruka, ariko wari ufite uburwayi runaka bwakujeho. Ese byari bimeze bite? Dusobanurire muri make. Mbwira ko iki kiganiro kizafasha ba bandi bagize icyo kibazo, nabo bakagira icyizere cy'uko umunsi umwe bazashobora kuzahura n'amahirwe yo kuba uri kuvuga nkawe, uyobora urubyiruko rw'abadivantiste muri Amerika na Canada, bavuga ikinyarwanda n'ikirundi. Ndagira ngo ubivimuze kugira ngo wespiring babandi bafite icyo kibazo cyangwa se bumva ko batakaje hope, batakaje icyizere. Urakoze cyane. Iki ngiki njya nkunda kukigira n'icyigisho, mbabwire bavandimwe bankurikiye, nta hantu kure Imana itagukura, nta n'aheza habaho Imana itakugeza. Ibyo ngibyo iteka mujye mubizirikana. Njyewe niga mu wa 4 segondere, nararwaye mfatwa n'indwara yo kumva mfite umuriro, ngeze no kwa muganga baravuga ngo ni malaria, bamereza quarteme, ndarwara cyane aho kugira ngo ngire aho ngenda ndikuremba, bampima indwara barayibura, noneho baratangira no kuyibura, bari baraketse ko ari malaria basanga ntabwo ariyo. Icyumweru cya mbere kirashira, icya kabiri, icya gatatu bahamagara ababyeyi, ngo nari ndwaye ku ishuri, ndwajwe n'abanyeshuri. None rero gushimira abantu twiganye rwose kuri Ezapane, promosiyo yacu ya 2010. Amazina nka 3 y'abo ngabo. Nagwereza ishuri ryose. Umwana wandwaje iminsi yose akajya arara ku bitaro agasubira ku ishuri mu gitondo, niyo ngabo Bazili n'uw'Icyangugu mu Rwanda, abikunda Bonase ku Kibuye, Ingabire Joseline watoye Kamonyi, Uwimana Louise Irwamata mu karere ka Nyamasheke ni mu Rwanda, Bisamaza Felix. Naguhereza ishuri ryose kandi naguhereza amazina abiri. Reka turekera ukomeze ubuzima nk'uko twari turi kubiganira. Ubwo ibitaro binaniwe bahamagaye ababyeyi baraza, baranyura banjyana mu rugo, bangije mu rugo, baravuga ati rero uyu mwana baramuroza. Ariko ababyeyi b'Abakristo banjye bakaba batemera uburozi, bakaba batabyemera. Urabona abantu b'Abakristo, nta bitaro ntagezeho, bashaka indwara barayibura. Barangije imiryango nibwo yateranye iravuga ati uyu mwana atazatugwa mu maboko. Banjyana ahantu mu karere mu Rwamagana ku muganga witwa Isaac, ni umudivantiste, nawe ni n'umu master guide. Arangije arampima, arambura, aravuga ati koko uyu mwana baramuroze. Nararwaye, ndarwara, noneho ukuntu nagendaga ndushaho kunywa imiti, ahubwo nagendaga ndushaho gukomera, ibintu bikagenda bihinduka. Simbe nagira ngo hano ni muri salo hari abantu nkaba nakwiyengeka nko mwiriya nguni nkihagarika. Mu by'ukuri ubwenge bwagendaga burushaho kuba buke cyane kugeza burangiye. Ntabwo njye nibuka abantu bajya babimubwira ariko ntabwo mbizi,
ariko bambwiye yuko nigeze mva i Kigali n'amaguru ngera Gicumbi, imodoka yagendaga urugendo amasaha 2 ivuye i Kigali igenda Gicumbi, ngiye mpagenda n'amaguru. Ntabwo nakubwira ngo urugendo rwari rumeze gute, sinakubwira ngo nahagiye iminsi ngahe, ariko byabayeho, abantu barabizi cyane abantu barabizi, hari n'abantu bampura nabo bagatangara bakumirwa. Nyuma yaho Jules ari umusazi utaravugaga, nyuma yaho, nyuma y'ibyo ngibyo noneho byakajya bihinduka, noneho ibyo birangiye nza kuba none Ikiragi, singe numva singe nanavuga. Nano mfite agenda mu rugo, mfite agenda nakoreshaga, washaka kumbwira ikintu ukanyandikira, washaka nanjye nagusubiza nkakwandikira. N'ubu ngubu hari ahantu ngera muri Amerika, hari abantu bambonye ndi Ikiragi, bagahita bafata agapapuro bakanyandikira. Wigeze kutubwira yuko wigeze kuvuga ngo hari abantu bageze muri bus bakubonye, umuntu aza kukureba arakwandikira kugira ngo yari yakubwiye ayo magambo, arambwira ati amakuru ntabwo urapfa, twishimiye kukubona. Byagenze gute? Ndafata ka gapapuro ndamureba, ndavuga ati Imana iracyandi. Arasimbuka yararize. Nanone nagiye muri leta ya Georgia mu mujyi wa Atlanta, ndi kumwe na perezida w'abadivantiste muri Amerika no muri Canada, Pastor Jules Mukunzi. Twari tugiye muri gahunda y'ivugabutumwa, none umukecuru arangije ajya gushaka umwana ngo azamwandikire, akajya amubwira ngo uyu musore ngo ntago avuga, ngo ufata agapapuro n'ikaramu ngo unyandikire ngo umumbarize mbe ngo yaje muri Amerika ryari. Ndabirinduka tate maze imyaka 3. Mukecuru ati aravuga, ati kuva ryari mwana wana vuga tate byararangiye. Mukecuru arapfuka baravuga ati Imana. Ibyo birangira ku kibazo kivuga ngo byagenze gute kugira ngo uvuge mu gihe utavugaga, uyu munsi ukaba uri kuvuga, abenshi bazi abatkuzi, byagenze gute kugira ngo uvuge? Ntabwo mfite ubusobanuro bwinshi, gusa nivurije kuri Mahoko, nivurije Kibungo, nivurije muri Tanzania, nivurije ahantu henshi, ariko ahubwo ako cyabikoze baramvuye, ibyo guta ubwenge biragaruka kuko njye nakoze ikizamini cyo muri cya leta cy'amashuri, mfite ntumva navuga cya diplome cyo muri 2014, nagikoze ntumva ntanavuga, nanagikoreye no mu bitaro, kuko sinzi ahari menye uburwayi nari mfite bwaraziranaga n'ibizamini, ahari niba nibyo byo kungirira nabi, ahari menye wenda batashaka ko muri kizamini, kuko nageraga ku kizamini nkimara gufata urupapuro n'ikaramu n'urupapuro rw'ibizamini, ibintu bikamfata, bakamfata bakanjyana mu bitaro, bakantereza ino nshinge za fenerga, zamara kumvamo nka nijoro, umupolisi n'umwarimu bagahagarara hano, nanjye ngakora ibizamini abandi bakoze ku manywa. Imana ni nziza. Amen. Ikintu gitangaje, naje kuzana amanota meza ku kigo, ndi umwana wa 6 watsinze neza. Kandi byaragufataga urabandi bari mu bizamini ukigendera ugakora ibizamini mu bitaro. Nari maze n'amezi menshi ndwari Kibungo muri Tanzania, ngaruka nje gukora ibizamini. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Byashize kugira ngo ugire igihe cyo kuvuga rero, naje kwibanira nabyo ndabimenyera. Kutavuga naje kwibanira nabyo ndabimenyera. Hari umuvandimwe witwa Sove, atuye muri photo, yes. Uriya niwe umuntu wakundaga kunjyana ahantu hose, ni nkaho yari wari umusemuzi wanjye. Twanajyanaga no mu rusengero, amfashe niba nko mu rusengero bahagurutse akankora, akambwira baravuze duhaguruke, ngahaguruka, bakaririmba niba ari kuririmba, niba ari gusenga, akankora akambwira ati barangije twicare, nkicara. Nibera muri ubwo buzima ndabimenyera. Tujya kwa muganga barabinanirwa, dusubira iyo bamvuye, biranga, baravuga ati uyu munono, twagiye no muri CHK, doctor aravuga ngo uyu mwana ikibazo yagize ntabwo tukibona nyirizina, ariko ntabwo kuvuga kwe biri hafi. Ubwo papa
afite mubyara wari utuye ku Gisenyi witwa Mahombi, yarazaga akamfata akanjyana mu nsengero za ADEPR bakansengera, abadivantiste bakaza mu rugo bakansengera, abo hirya no hino bagakora amasengesho kubera njyewe. Ni ukuri papa wanjye ntekereza ko ariwe muntu nahamagaye bwa mbere maze kuvuga, ngiye kuzana attestation yanjye ya diplome ku ishuri. N'ubundi navuga ndi muri bisi, ndi mu modoka yitwa Capitale, muri agence yitwa Capitale, ari kuva ku Kibuye ije i Kigali, ngeze ahantu bita Inyange, hari amateka menshi. Yes, ngeze mu centre y'Inyange neza kuko nakundaga kugenda ndi kuririmba. Bari barampaye turimo uturirimbo twa kera, njya nyine agatabo kanditsemo uturirimbo ndi kujya nza gusa ndi gusoma, cyangwa se igitabo cy'indirimbo za 200. hari indirimbo nakundaga kuririmba ivuga ngo ndayikunda cyane, uzi ko ngukunda, ngiye gukunda Yesu bihebuje rwose, nzakogeza iteka nkubaririmbire. Iyo ndirimbo nari ndi kuyiririmba ariko ntari kuvuga. Hari kuvuga gusa ndi kuririmba mu mutima nari kuvuga kuko ntabwo navugaga. Ni yakangaye kugira ngo abantu bari 165 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Niyo ndirimbo akenshi nkunda kuririmba naryo. Ariko reka dukomeze. Ubwo noneho ugira Inyange uri kuririmba ndagukunda mwami. Yes. Yayingarize. Ubwo noneho ntangira kumva urusaku rw'abantu. Numva urusaku rw'abantu, nkumva abantu bari kunsakuriza, kandi ubundi nari mbiheruka kera nk'amezi 6 ashize. Wabeze nka Nyagasaza umubwiriza. Numva abantu bari gusakuza ndatangara, gusakuza ariko nashaka kuvuga bikanga. Ariko n'ubundi njya kubura kuvuga, nabanje kutumva. Hashize nk'iminsi 2 no kuvuga biragenda. N'ubundi rero niko kuntu byagenze. Natangiye ndi kumva, none ndishima ko numvise, nkumva none mfata telefone nkompoza nimero ya papa akavuga nkamwumva, akavuga ngo jire ngo mukungu wanjye ngo ni wowe ngo se kunyumva. Kumva papa ari kuvuga ariko nkabura bwamusubiza. Ariko kumva muri njyewe ndishimye nkavuga ati byibuze ntabwo umuntu azongera kujya nyandikira nanjye mwandikira, ahubwo azajya avuga njyewe ngira ute mwandikire. None numva neyeta. Noneho ngeze Kamonyi mpageze, imodoka hari urabona kuva Kamonyi kugana iminota mike igahita igera Nyabugogo. Ndangije mpamagara mama. Ako ntabwo uzi ko ugiye kuvuga. Oya, mpamagara mama bisanzwe ngira ngo urabona umva ijwi rye gusa nari ndiheruka kera. Ndangije maze guhamagara mama aravuga, ahita avuga ngo umuhungu wanjye ngo je ngo niwo mumagaye. Ngo none ndangije ndavuga ngo mama ni njye. Neza numva ndiyumvishije ndavuze ngo mama ni njyewe. Ndabyiyumva. Narasaze muri bisi, abantu barahaguruka baravuga ati ni umusazi cyane. Narasaze kuva icyo gihe, uwo munsi nabayeho ntajya nceceka. Ariko wa 4 tariki 9 z'ukwa 2 2015. Uribuka isaha? Ntabwo nibuka isaha, ariko hari mu masaha atarenze saa 10 saa 9 kuko nari nurutse ku Kibuye na Capitale ya saa 7. Kandi kuva kugera hariya ni nk'amasaha 3 uvuye ku Kibuye. Nabayeho najya nceceka mvuga ati nceceka biragenda. Ntege nirirwa mvuga ndirimba. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza cyane. Ibyo byose. Nuko kuvuga byaje, nta muganga wamvuye, just imbabazi z'Imana. Amen. Ikiganiro the brainstorming turacyari kumwe na Mr. Raj. Hano noneho nabimenye, hanyuma hari iyo bashaka bakwite Mukunzi cyangwa se bakwite
Jules akonyenza kwita Nyerere usibye ko uyu munsi noneho nabirangije cyamwita umuhungu wa Che Guevara aka gafoto wanyeretse ejobundi kagaragaje ko usa na Che tuzakaberekana ko ariko noneho mu by'ukuri utumye amarira aza mu maso byaje kugenda gute rero ugeze mu rugo mama arishimye ndashaka kumenya papa avuye Gisenyi byagenze gute asanzwe wari umusazi yahindutse muzima asanga wari igipfamatwi avuga ariko rero mvise ngo sigaye ngo ababana n'ubumuga bwo kutumva ako ni igipfamatwi amatwi yarapfuye wari ikiragi cyangwa se ubana n'ubumuga bwo kutavuga yakoze iki ndashaka kubona reaction papa we yaraturutse ikibungo mabone yaraturutse Gisenyi ariko bose byari mumo yarambwira ati nguwe akayatinya no kunyegera akankuraho agatinya kunyegera papa na bose bikaba mu by'ukuri byari bitangaje cyane ariko ku buryo ki hashize akanya rwose batari babyakira muri icyo gihe uravuga ngo hahise abaturanyi ku ruhande byari bimeze biti bashimye Imana bingana iki urabizi abaturanyi kenshi hari igihe batakunda gushima Imana uko bikwiriye wowe wumvaga gushima Imana kwabo bimeze biti icyo nakubwira kwa mama mu rugo hahoraga abantu kuva ku wa mbere kugera icyumweru cyashiraga hari abantu bose bashaka kumva ukuri buvuga uko ndi buvuge kumva uko ndi buvuge bakubwire kansubirishamo bashaka mbabwire ubuhamya iyo umuntu atari kuvuga yaravugaga aba yumva muri we ameze gute ari ntabwo byoroshye gusa Imana ni nziza Imana igikunyuza mu bintu kugira ngo iyo iguhamagare ubundi twizera Imana kubera ko ababyeyi bacu bizeraga Imana ariko noneho hari igihe Imana iguhamagara wowe ubwawe nasomye ko hari uburyo butandatu Imana ihamagaramo umuntu nzabukubwira none I can't wait nukuri ntabwo nzatida kuguhamagara niba ngombwa nzanagusura nze ndebe aho uri cyangwa se mfate n'ikibwiriza uri kubwiriza ndebe uko hagiye ugeze kuza kubwiriza wambaye ibyuma ndibwira ko kiragiye uri kuvuga ati ndi mu buntu bw'Imana nari mfite umutwe w'amagambo uvuga ngo kubivamo ntibikuvemo n'ibyo ugiyemo ntibikujyemo ndabyibuka nari mpari Jules uyu munsi Jules ninde Jules ni iki hirya y'ibyo yavuyemo ubuhamya hirya yo kuba ikiragi hirya yo kuba kutumva hirya yo gufata ikaramu wajya gukora ikizamini ukubintu biragufasha kujyana mu bitaro watsimbuka umupolisi agaragara hariya Jules ni iki ikibazo cyiza ubu ngubu hari igihe nakoreraga Imana ariko havangamo n'utundi tuntu kera kubera ko urabona mu myaka yanjye urumva niba bino byarabaye muri 2015 ubu tukaba turi muri 2020 nkaba mfite imyaka 25 urumva kiragiye hari igihe nakoraga iby'Imana ariko nkabivangamo n'ubwana nkavangamo n'ibindi bitari byiza Imana rero hari igihe kunyuza mu bintu kugira ngo igukewe ubu ngubu Jules ni umuntu uzi Imana ninde ni umuntu uzi gukorera Imana bivuga iki bimaze iki ni ikihe gihembo kibiriho ubu ngubu ndi umuntu uzi gutandukanya
ibigeragezo n'igipimo cy'Imana. Bidusobanure neza ikigeragezo n'igipimo ubwo waba ushaka kutubwira. Ikigeragezo nta mukristo nta munyabyaha ugeragezwa, kubera ko satani ntabwo ajya agerageza abana be, arabagerageza ngo bigende gute. Ahubwo Imana yemera ko abakiranutsi bageragezwa, Imana yemera gutiza abana bayo satani kugira ngo satani abagerageze. N'undi satani nawe uzana ibigeragezo, ko satani uribuka yabwiye Imana yavuga ati ariko se Yobu abuzwe n'iki kukubaha? Wamuhaye amafarashi, wamuhaye indogobe, wamuhaye ibimasa, wamuhaye urubyaro, aratunze aratunganye. Imana yamubwira ati biriya byose ubifiteho ububasha, nawe umufiteho ububasha. Ubuzima bwe, ubugingo bwe nibwo bwonyine mpagaze. Satani koko ahera kubikaranye, abana ba inzu zibagwaho bose barapfa, imitungo yose irashira, nawe yari yisigaye wenyine arwara iki? Ibibembe. Tangira kwishimisha urugi. Kwishimisha urugi. Umudamu aravuga ati no wakwihakana iyo Mana ariko ukaba inshuti ze ati ati ntago nabikora. Hakana Imana wipfira. Ahubwo aho kwihakana Imana havumwe umunsi navutse. Wow. Ibigeragezo Imana yavuze ngo ibigeragezo ni n'uruganda inyuzamo, nk'ukuntu ubona ibuye ry'agaciro barinyuza rikaza yabaye isaha nziza, niko Imana yemera ko umukiranutsi anyura mu bigeragezo kugira ngo avemo yabaye mushya. Umukozi w'Imana Jules uyu munsi aratanga ubuhamya bw'uburyo Imana yamufashije amanuka ava gufata amanota akaza. Yagiye gufata amanota atavuga, bamuhereza diplome atavuga, ariko mu birometero bikeya ngo agere mu rugo umukozi w'Imana aravuga. Jules arinkoje ngo Jules uyu munsi niki ninde niki waha urubyiruko uyu munsi? Ufite imyaka 25 ariko dufite abana b'urubyiruko benshi bari kwangirika, kandi umuyobozi w'urubyiruko uyu munsi ntabwo tubijye mu iyobokamana cyane, ikindi gihe tuzarijyamo, ariko ndagira ngo wowe nk'umuntu ufite experience y'ubuzima, nk'umuntu ufite experience yaho yavuye, yaho Imana yamukuye, uyu munsi akaba turi kuganira, nkaba nkwita umuhungu wa Ce, yambaye ingofero ya Ce. Uyu munsi ukaba uvuga ati no muri gahunda yo kurushinga, nkabyara abana, nkubaka urugo, nkubaka umuryango. Ni iki wabwira wagira inama urubyiruko? Dufite urubyiruko Jules, kangura urugero hano muri Houston dufite abana benshi bari kwandagara. Usibye n'ibyo ngibyo dufite ababyeyi nabo batari kwita ku bana babo, nabo ubwabo batari kwerekana urugero rwiza ku bana babo. Ngewe ntabwo ndeba kuri ababyeyi, kuko ababyeyi bafite iyo bari kujya birabareba. Urubyiruko waruha ngamba cyangwa se wababwira iki kugira ngo bagire icyo bakwigiraho? Kuko bafite akantu baravuga, bafite amatwi barumva, hari igihe utumvaga, ariko bo bafite ibyo byose ariko bari kwandagara. Urababwira iki? MC urakoze cyane. Buriya hari impamvu nambara ingofero ya Che Guevara. Wow. Nayo uraza guhita mu kanya. Hari impamvu nambara. Uratubwira mu kanya ko baduhe bagari, wambanza uhe urubyiruko rwacu. Yes. Impamvu mbere yaho nubera ko uvuze ngo ntabwo turi bwimbike cyane mu iyobokamana, ahubwo tuje mu buzima busanzwe. Burya itorero nyakuri rihera mu rugo. Rihera mu muryango. Yes. Ubwo noneho tugiye mu muryango. Yes. Hari impamvu ntambaye ingofero nk'iya Rugelinyange. Hari impamvu ntambaye nk'iya Che Guevara. Che Guevara ntabwo yari umupasiteri, Che Guevara ntabwo yari umubwiriza butumwa, ahubwo Che Guevara yari indwanyi. Hari n'abavuga ngo yari umurevolutionnaire. Yes. Yari umuyobozi w'impinduramatwara. Njya nkunda no kumva hari umunyamakuru njya nkurikirana wo mu Rwanda witwa Gentil Gideho. Hari izina ajya mwita ngo
ngo ni umuyobozi w'uduterushuma. Ya Che Guevara rero yaravuze, hari amagambo yavuze njya nkunda cyane, yavuze ngo kuba waravutse uri umukene ni amakosa y'ababyeyi bawe, ariko kuzapfa ukennye ni amakosa yawe. Iryo jambo rijya rimfasha. Ugasanga umwana agize amahirwe yo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njyewe mfite umuntu nigeze igitwe niganye n'umwana, papa we wo mu Rwanda ni umusirikare mukuru, papa we yitwa Karenzi Karake, ni umusirikare ukomeye, umujenerali. Umwana we witwa Belinda ntabwo nagiraga nimero ye kuko sinzi uburyo nari gutunga nimero ye nubwo twiganye, ariko ntabwo twari mu kigero kimwe kubyumva, yari mu rundi rwego. Ako naramubonye kuri Instagram, ndamwandikira Belinda, amakuru ni meza, Jules gabaye nsigaye mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanyohereje aka emoji kakandi kaba gakanuye amaso. Ntabwo wumvaga uburyo wagera muri Amerika. Ari muri Leta Zunze Ubumwe. Ntabwo papa wari generali. Ntabwo papa wawe ari umukuru w'umudugudu. No. Ya urumva niba umwana wa generali mu Rwanda ari kwifuza gutura n'abari n'umwana wa minisitiri wo muri Bangladesh, abantu bose babifuza kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None wowe ubonye amahirwe yo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri kumva ko kuba umusore muri Amerika ni ukunywa inzoga ugasinda, ukumva ko hari ibyo byakubwira umusore. No, ahubwo ngewe inama nagira urubyiruko, vraiment niba uri munsi y'imyaka 30 ukunde kwiga. Yes. Ukunda ishuri. Nk'ubu ngubu hari kaminuza yitwa Oakwood University, iherereye muri Leta ya Alabama, ni kaminuza y'abadivantiste. Na n'ubu directeur waho yari kunyandikira message ambwira ngo bakeneye abanyeshuri ngo baziga bashaka kwiga umwaka utaha. Mbonereho no kubwira abantu bankurikiye, ubishaka umva ari interested, mwahamagara MC Shambo, mwahamagara guys, batanze scholarship, buruse y'ubuntu, bakakwishyurira amashuri, bakakugaburira, bakagucumbikira. Murabizi kwiga hano uburyo bitwara ideni ry'ibihumbi hafi 20, ariko baragufasha bakakwaplikira financial aid ku buryo ki ideni rigutwara hagati y'ibihumbi 6 n'8 ukiga imyaka 4. Yes. Icyo kigo cyatanze amatangazo mu ma state yose, ariko ubu ngubu hari y'abana batageze mu 10. Bonye twatanze amatangazo, twohereje ama voice kuri WhatsApp, twagize ute, ariko ntabwo abantu bashaka kwiga. Ngira ngo hari aho bitageze kubera ko hano muri Houston nibwo bwa mbere tubyumvise. Ese reka twinjire kwinjira cyane kuri ibyo ngibyo, ku buryo mwatanze amatangazo, cyangwa se icyo kigo gishigisha iki? Kigisha byose. Ushaka ufite scholarship ukajyayo, udako wakiriwe ukajyayo, bisaba iki? Icyo nacyo cyo dushaka kugira ko twebwe ubundi muri Shambo Show gahunda yacu ni uko ibyo abandi batamenye, ibyageze ku abandi ntibabimenye, ibyo dushaka kugeza kuri abandi batabimenye. Bisaba gusa green. Ni gahunda zacu nuko ubuzima Raji yavuyemo undi nawe ashobora kuba yarabubaye ariko atazi uburyo yabuvamo. Yes. Bisaba gusa green card. Kuba ufite green card, kuba uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemewe n'amategeko. Raj, urubyiruko rwacu ruri kwangirika. Kandi hari ikibazo kimwe nkunda kubaza abantu. Duturuka muri Congo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abana benshi ngewe ndi kuvugana abana baturuka muri ibyo bihugu, kubera ko ni muri icyo gihugu niho nturuka, niho mvuka, niho iwacu. Wowe uratekereza iki habayeho umuryango uhuza abo bantu bose? Ese byagenda gute? Kuko niba uyoboye urubyiruko byo byose, ufite background, ufite uburyo wa decoration,
iyo umuryango nk'uwo nguwo uburyo ushobora kubaho kandi urubyiruko rukibumbira hamwe urabitekereza biki? Urakoze cyane. Mu bantu bankurikiye abenshi cyane bize mu bigo byo mu Rwanda, mu bigo byo mu Rwanda twagiraga amagroupe yitwa CPG, Congolese People Group. Ntekereza igitwe yabagayo, Ezopane yabagayo, Gisenyi yabagayo, Apapebu yabagayo. Ayo magroupe yabagaho cyane. Byari byiza ku buryo ki ku ishuri muri Ezopane, I'm telling you, n'abana twiganye baza kubishyira muri comment baramutse babonye kino kiganiro, ntabwo bari bazi gutandukanya abagogwe, abanyamurenge, abajomba, ntabwo bari babizi. Bose barakongomana. Kubera ko CPG, Congolese People Group. Wow. Ntabwo bari babizi. Ahubwo twese hari igihe batwitaga abanyamurenge. Bakavuga ngo twese turi abanyamurenge. Ibyo nibyo byabayeho cyane. Groupe rero kuba abantu bakwibumbira hamwe, ariko buno ntekereza ko hari abantu babitangiye. Hari umusore witwa Faustin atuye muri New York, hari Eric atuye muri Portland, Umuhoza atuye muri Ohio ariko yiga muri kaminuza ya Pennsylvania, niho ari kwiga umunsi. Iyo groupe nanjye bayikizemo narayitraininze. Hari Pastor Shyaka atuye muri Kentucky ariko ari kwiga muri Oakwood University. Iyo groupe nayo ifite igitekerezo cy'uko umuryango wazaba hamwe, ukibumbira hamwe ntutatane. Nyumvishe ari intego imwe mu bafite. Iyindi ya kabiri nziza nashimiye, gukangurira barumuna bacu, bakuru bacu, abavandimwe bacu kuva mu makampani bakagana ishuri. Nasomye igitabo cyitwa Rich Daddy Poor Daddy cya Robert Kiyosaki, nayo gisomye nayo kirangije. Kiza cyane. Mu by'ukuri baravuze ngo umwana kwanga ishuri ni nk'uko ngo wafata imineke n'amafaranga. Umwana ngo iyo ahisemo kujya mu kazi ni nk'uko yahitamo imineke, nyamara yari guhitamo gufata amafaranga yagura ya mineke irenze yayindi. Noneho ngo iyo umwana aretse ishuri ukumva akajya mu kazi aba ahisemo imineke. Ariko kandi nyamara ufashe umusore w'imyaka 15 bakamubwira ngo amadolari 100 n'iriya mineke 10 hitamo, ntabwo yafata imineke 10, yafata amadolari 100. Rero ngo ariko iyo ahisemo kujya mu kazi akareka kujya kwiga, aba ahisemo ya mineke 10. Sinzi niba ibyo biri kumvikana. Ariko kujya kwiga ngo no gufata ibiryo bike bihiye ukirengagiza ibyinshi bizashyira. Wow. Ninde wowe nka Raj, ninde ufataho nka role model wawe? Ngewe mu role model wanjye ni Che Guevara. Wow. Impamvu nahisemo Che Guevara namumenye mu mwaka wa 2008, nigaye mu wa 6 mutoya. Mubwiwe n'umwarimu wanjye witwa Maisha, yakundaga kutwigisha ari kutubwira atubwira story ya Che Guevara. Nakuze rero nzi Che Guevara, nkajya ngenda noneho ndushaho no kumumenya buri uko ngenda nkura. Ikintu cyantangaje kuri Che Guevara cyambere ni uburyo yazengurutse ibihugu by'iwabo muri Amerika y'Amajyepfo kandi nigaye. Icyo ngicyo cyarantangaje cyane. Ikindi cya kabiri ni uburyo yaretse ibintu byose akajya kuvura kandi adahembwa. Icyo ngicyo ni cyane. Ikindi cya gatatu ni uburyo yafashije Fidel Castro kugera ku butegetsi. Amaze kugera ku butegetsi, urabizi iyo mufashe ubutegetsi abamufasha mwese muri abantu bakomeye. Amugize acunga amagereza, avamo akurira banki y'igihugu, avamo abaminisita, ariko byose arabireka, arabirambika, ahubwo ajya gufasha ibindi bihugu kugera ku mpinduramatwara nk'iyo muri Cuba bari bamaze kugeraho kandi atabihemberwa.
urumva umuntu wari umaze kugera mu buzima bwiza agiye kuba mu nzu z'amatara akava mu ishyamba yarashaka kwiberamo ubuzima bwiza. Ni ikintu cyiza nkunda kuba wakwirengagiza inyungu zawe ku giti cyawe ahubwo ukita ku nyungu rusange z'abandi bantu. Kiriya ni ikintu abantu tujya tubura. Ikindi cyanshimishije kuruta ibyo byose nari mvuze ni ukumva ngo Che Guevara yavuye iwabo muri Argentina araza muri Cuba, amaze kuva muri Cuba aragenda muri Congo mu birabura atari na bene wabo batanahuje n'ururimi gusa kubera ko yari yarumvishe amakuru yabo ukuntu bakandamijwe n'ababirigi, aragenda ajya muri Congo ngo ajye kubafasha. Icyo ngicyo nubwo wenda atageze ku cyo yashakaga kubera ko impamvu zitandukanye, ntabwo yari azi igiswahili, yari azi Lingala, nta kandi n'abakongomani baramubonye umuntu wenyine wari umushyigikiye, bari bakwiye kumvikana bafite ibitekerezo bimwe. Ni Lumumba amaze igihe yishwe. Ni ibintu mu by'ukuri byanshimishije cyane. Numva Che Guevara ni umuntu utangaje. Uzakurikirana thank you. Uzarebe igitabo cye, hari igitabo cyanditswe kuri Che Guevara ngira ngo gerutse guhindurwa mu, ntabwo ndi kwibuka title yacyo ariko yagerutse guhindurwa mu cyongereza kuri Amazon birahari. Nushaka uzandike ngo Che Guevara book bazaguha title yacyo. Reka turebe we role model wawe ni Che Guevara. Ese abana bakiri batoya cyangwa urubyiruko, dufite abana bari uyu munsi, dufite n'abari kwangirika, ngira ngo nabo ubwabo barakwiye kugira ngo role model wabo. Ese muri twebwe twe duturuka hariya muri Kongo, Imasisi, Irucuru, Imurenge, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se bavuga ururimi rwumvikana. By the way, muri Kongo ubu hari ibintu biri kuzamo bivuga ngo twebwe ntabwo tuvuga ikinyarwanda, tuvuga igihutu. Ubwo noneho hazaza n'igitutsi, abandi baze hazeho hariho n'ikinyamurenge, ubwo n'undi azavuga ngo hazeho igishi bitewe n'amoko. Twebwe role model bacu bazaturuka hehe muri community zacu? Wowe wafashe role model w'umuntu uturuka hehe muri America Latin? Yes. Cyangwa muri Latino America, muri Latino countries. Wowe iwacu muri twebwe abana bacu bazakura he iriya aba role model? Biragoye kubera ko iwacu ntabwo tugirana urukundo. Wow. Kubera ko ushobora gushinga isoko, washinga isoko bakamenya ko ari irya Berite umukongomani, niba ufite ibintu biri karite baza kukugurira Berite ya urashaka gukira, amanama gukira zirata. Tugifite iyo mentalite nta kintu twageraho. Ikindi niba tudafite umubare w'abantu benshi bari kujya ku ishuri uyu munsi, ejo ntabwo bazaba bari kuyobora, bari barasipendinze imyaka muri warehouse, mu makampani uragenda ukoremo imyaka 10 uvemo wacitse umugongo. Ahubwo twagakwiye kugira ishyari, tukareba ishyari ryiza, ishyaka n'ishyari ryiza. Yes, tukavuga ati Abasipanish twize histoire yabo ukuntu baje hano muri Amerika, nabo bafatwaga nk'amaimbesire, ntacyo bari cyo. Ariko ubu ngubu Igispanish ni ururimi rwa kabiri muri Amerika. Ni abantu bakomeye mu ma office duhura nabo. Twese dukwiye kwiga Igispanish. Abanyakenya nuko nabo ni abantu bakomeye hano bafite amasitoro yabo. Abasomaliya ugeze muri za Minnesota abapolisi ni Abasomaliya, bafite n'umucongress woman. Yes. Nuza urumva iyo ntera bagazeho. Ubu ngubu batoye noneho hari n'Umusomaliya wabaye state senator. Abasomaliya bageze kure. Twebwe biza aho ngo ryo hari kunyare hari bujyane. Abasudani nabo buno basigaye bakomeye, ugeze muri leta ya
muri leta ya Iowa muri Sudani barakora abasudani barakora oya mperutse ari nabyo ruvuze ngo ntabwo ari dukundana mperutse kuganira n'umuntu ntabwo twaganiriye yanyohereje akantu k'umuntu w'umusudani muri Minnesota yatangiriye kuri taxi voiture uyu munsi ni umumiliyoneri muri Amerika kubera iki afite kampani yo gutwara abanyeshuri ngo niwe woninga kampani itwara ari amabisi school buses niwe uyonenze yaturutse muri Sudani niryari utwebwe uracyari mutoya ufite 25 niryari twebwe hano baturuka muri Congo baturuka muri Grand Lac tuziyumvana namo ku buryo niba Jules afunguye business MC Shambo azayiyumvamo ndetse akayisapotinga urabibona gute noneho cyangwa se MC Shambo akaba proud akumva yuko yishimiye ko Jules yateye imbere urabyumva gute hago bizabaho ryari ibyo bintu biragoranye ko ubu ngubu no mu itorero twizeraga habamo abantu baruhukira abantu baboneramo amahoro naho hasigaye habamo ibi urukundo ruke amakimbirane ugasanga ngo umuyobozi wanyu niba ari umuhutu ntabwo mumwishimiye ugasanga ngo niba umuyobozi ngo yaravuye ngo irucuro ubwo ngo ni umujomba ubwo ngo ntabwo mumwishimiye ugasanga ngo niba umuntu ngo ni umunyarwanda ngo bakongomani ngo ntabwo bamwishimiye no ugasanga niba wowe mu itorero udashyigikiye ibyo abantu bangaye batekereje ubwo umwanzi wabo bakaba bagushyiraho n'ibintu bitavugwa kugira ngo banakwikize bakwikiza mu buryo bagufunga bagira ute bo bakwikize gusa ikintu cya mbere dukwiye guhatana tukanasaba cyambere ni urukundo hagati yacu icyo kintu tukigize tukagira urukundo tukumva ko MC Shambo yateye imbere nanjye naba nateye imbere Jules niba yateye imbere ariko kumva ngo Jules ngo yazamuye mu ntera mugatangira kumwanga kubusa nta kintu abatwaye gusa ngo kubera ko ngo yazamuye mu ntera ngo yabaye ngo director mukamwanga ibyo ngibyo ukumva ngo umuntu yashinze isoko ricuruza ibintu ariko kavuga atavuga ujye kumugura ariko ujye kugurira aba Spanish kandi ibyo bari kugurisha ni bimwe n'ibya mugenzi wawe ibyo ngibyo nta kintu twageraho muri kiganiro the brainstorming dukunda kubaza ibibazo bitandukanye cyane cyane iyo turi mu bibazo by'ubuzima busanzwe ko urabizi dukunda inspiring abantu twabonye abantu benshi bafite ubuzima butandukanye iyo ugiye kureba nko ku YouTube channel harabaza abahungu bahindutse abakobwa bahindutse abahungu ugasanga Raj ntabwo ndi bujye muyobokamana cyane uyu munsi uzagira umunsi uzaganira kubyerekeye iyobokamana ariko wowe ntabwo nzi wowe icyo ukunda ngo ni iki ariko utagira ngo umubwire ntwise wowe ufite boyfriend cyangwa ufite girlfriend ndabimara amasegonda muri 2017 kuva 2017 tariki 9 nari mfite girlfriend muri 2018 tariki 9 z'ukwa 9 twujuje umwaka 19 twujuje ibiri ariko uwo girlfriend wanjye tariki 7 z'ukwa 11 uyu mwaka turimo yazamuwe mu ntera kubera yitwaye neza yabaye fiance nagakiri girlfriend. Wow, congratulations. Uyu munsi rero yarambitswe impeta yazamutse mu ntera yambikwa impeta n'inyarwanda kirananiye buke ngo bise rwari yawe ari kugisirikare ni ranka nawe uyu munsi yahawe iranka ntabwo rero ako nizere ko ari girlfriend utari ba wundi babandi bajya bavuga ariko ni wa wundi muzarushinga niyo mpamvu yabaye fiance muzabona iki kiganiro wabagirira iyihe nama umuyobozi w'urubyiruko muri zo bya girl and boyfriend? Yes, muri career yacu tuyobora
twiga iby'umwuka, iby'ubwenge n'iby'umubiri, twiga iby'umubiri, iby'ubwenge n'iby'umwuka. Ya rero kuri icyo kibazo cyiza warumbajije, yes, biri kwangiza ibintu byinshi cyane. Hari ikintu njya nkunda kubaza abakobwa, hari abakobwa ku rusengero barambwiye ngo imyenda yabo ngo yitwa sexy. Urumva? Sexy. Imyenda yabo nabajije arambwira ngo ikanzu ye ngo yitwa sexy. Tuvuga wayitwa sexy kubera ko irangaza umwenda. None hari abantu bajya bapfa kwambara umwenda batazi n'ahantu bagiye. Bashiki banjye muri kumbona uri kwambara umwenda uri sexy ugiye mu rusengero. Mu rusengero niba ufite imyaka 11, 12, ukaba uri umunyarwanda cyangwa uri umukongomani cyangwa uri umurundi, ukaba uzi ko mu mico yacu utashyingirwa ufite imyaka 13, why you have a boyfriend? Ufite inshuti y'umukobwa cyangwa y'umuhungu ngo bigende gute? Ibyo biranjyana n'iryari umuntu akwiye kugira boyfriend na girlfriend. Njyewe mfite bashiki banjye 4, njye muhungu njyenyine mu muryango wa papa na mama. Ariko ni bashiki banjye njya mbabwira inama y'uko n'abashiki banjye bo mu itorero n'abo hanze n'abo nyobora, njya mbagira inama yo gushaka, byaba byiza ko bashaka boyfriend cyangwa girlfriend barangije high school. Bari kutwumva boyfriend na girlfriend barangije high school, ubucuti, inshuti. Ugashaka inshuti y'umuhungu y'umukobwa urangiye ugeze mu myaka 19 kuzamura, ko murabizi ko mu bihugu byinshi cyane hari aho usanga bafata imyaka 21 akari gutangira gushaka. Abasore rero, twemera siyansi ivuga ko amarangamutima y'abakobwa abasinziye abyutswa n'abasore. Umuhungu w'ikigwari ni umuhungu ubwira umukobwa ngo aramukunda atiteguye gukomeza kumukunda. Ubwo ni ubucucu. Niba ubwira umukobwa ngo aramukunda kubera ko uri kumureba umwishimiye, ariko ari none n'ejo gusa bitazakomeza, ni ubwenge buringaniye hafi ya ntabwo. Uri kutugira inama nziza cyane Jules, bagira ngo dufate iminota mikeya tugira twegereza umusozo. Hari umuntu mperutse kumvikira ngo tunagana ku musozo. Kunagana ku musozo urabyumva? Ubu ni ukunagana. Ariko twebwe turi kurereta ku musozo. Ariko twebwe ntabwo turi kunagana ku musozo, ahubwo twebwe turi kwegereza ku mpera z'ikiganiro. Ndagira ngo utange ubutumwa ukurikije ibyo watuganirije, utange summary, kubera ko ubonye ko wanganirije ugahita numva ngize emotion ndetse nananiwe no kukureba uri kumbwira ati hari igihe namaze ntavuga, hari igihe namaze ntumva, ariko warabonaga. Ese ibyo wabonaga n'ibyo n'uyu munsi bimeze bite, cyane cyane mu rubyiruko? Ko njyewe abakuru bafite aho bagiye, aho bari kugana, aho ibyo bagezeho. Uwo ndi kureba ni wa mwana ukiri hasi, ukiri urusoro, ukiri urubyiruko, uri kubyiruka. Uwo mwana ejo uzaba wabaye oriented mu bintu runaka bidafite akamaro. Abo bana babaha iyihe nama? Inama ya mbere njya nkunda guhereza urubyiruko, ubona nsigaye mpura narwo. Ikintu cya mbere cyahindutse mu rubyiruko rwacu, discipline yabaye nkeya. Ntabwo abana bacyubaha ababyeyi, ntabwo abana bagikunda ababyeyi babo nk'uko byari bimeze. Ariko naje nsanga kera papa yakoraga i Kigali, najyaga ku ishuri ari ukubera ko namuhamagaye akamamenera vare, inkweto, ibintu byose. N'abandi bana I know niko byari bimeze.
wambaraga inkweto kubera ko papa wawe yakugiriye imbabazi akaguhereza amafaranga y'inkweto. None ubu ngubu urajya mu kazi nawe ugakurura amafaranga cyane cyane arusha n'aya papa wawe. Aho kugira ngo mujye inama murebe icyo mwakora, ahubwo papa wawe ukumva wagize ute, kumva ntacyo kivuze kuri wowe, kumva ntacyo kimaze. Icyo ngicyo, icyo kintu niba umeze gutyo ukaba wumva papa wawe yavuga ukamusubiza, ntabwo ngubu abana basigaye baceceka ngo ababyeyi bavuge, ahubwo ababyeyi baravuga n'abana bakavuga. Usanga umwana ari gutera amagambo, papa amubwira ati utahe kare, ati mfite izindi gahunda, ati ngwino mfate hano, ati ndi kwihuta. Usanga ntabwo ari ibintu bigaragara neza. Ikindi ikintu cyiza nkunda kugira inama urubyiruko, umuntu ugiye gushaka urugo ajya bitekerezaho kabiri, kubera ko njya mbabara cyane iyo mbonye nk'abantu bakoze ubukwe mu gihe runaka nta n'umwaka ushize ugasanga baratandukanye, bimereza ishoka. Wenda bashobora kuba wenda batari babitekerejeho wenda, rero byaba byiza bagiye babitekerezaho cyane. Kandi Che Guevara yaravuze ngo nujya gukunda uzatekereze kabiri, ariko numara gukunda ntuzarekure. Kandi ngo ikintu ukunda ujye unakirwanirira. Numara gushaka uzitonde gushaka umugore, ariko numara kumushaka uzakora icyo ari cyo cyose ntakongera kunyura mu myanya y'intoki ngo asohoke atahe, bya bindi bita kwahukana. Ni ubugwari bukomeye cyane. Uzanarwana ariko ntiyahukane. Wimbuza ibibazo n'ibiza urwane nabyo. Ariko nubwo twari tugiye kugerageza kugera ku musozo, ariko unyemerere kubaza akantu gatoya. Muri Michigan urubyiruko ruhagaze rute? Muri Amerika urubyiruko rwose ni rumwe. Mu masiteti 50 aba muri Amerika amaze kugera mu mareta 39. Ariko nasanze urubyiruko rwaho rwo muri Amerika rwose ni rumwe. Urubyiruko rwo muri Amerika, umuntu yumva kuba umusore ari ukunywa inzoga, umukobwa yumva ko kuba umusirimu ari ukunywa wine. Ni muri Kentucky, ni muri Michigan, ni muri Arizona, ni muri Texas, ahantu hose. Kandi none nta ikindi cyanangaje ku rubyiruko rw'ubu, nta buzima bw'ibanga bukibaho. Ibintu byose on social media. Status idufasha kumenya ahantu umuntu yiriwe. After church ukabona ko yaragiye ku rusengero. From Michigan to Houston ukamenya ko yaragiye kuva muri Michigan ajya Houston. Oh my birthday, my friend, it was good to meet with you. Ukamenya ko yahuye nande na birthday kandi ntabwo wari uri aho bahuriye. Nta buzima bukibaho muri private, muri ngo muri iki gihe privacy iri ku ruhande. Urubyiruko rero mwebwe mwumvise ikiganiro cya Jules Mukunzi ikiganiro cya The Brainstorming, turi kurebera hamwe ibiri kwangiza urubyiruko muri iki gihe, ibiri gutesha umutwe imiryango, ndetse yagakomojeho ati umuryango n'itorero, umuryango ni ubanza. Kugira ngo Mukunzi zongera tumire azongera agaruke imbere za kamera yacu kugira ngo abashe kutubwira tuganire byimbitse uyerekeye n'itorero ndetse n'uburyo ryifasha no muri Amerika, ndetse iyobokamana. Tuzagana cyane ku iyobokamana, ariko ndagira ngo utubwire ufashe Bibiliya yawe ukunda biza ukunda Imana naho yagukuye. Turi gusoza dufite ibitabo 5 bya Ellen White bikomeye cyane. Ndagira ngo muri iki gitabo, kubera ko ubutani tubutumira nibira ko igikapu utazagisiga, muri igitabo ukunda ikiyobokamana, mu bitabo 5 bya Ellen White urabizi, hanyuma umbwire isomo rya mbere ukunda muri Bibiliya. None cya gatatu ndi bugusaba umbwire indirimbo ukunda, none dusoza ikiganiro. Mu bitabo bya Ellen White, kera mu Rwanda nakunda igitabo cyitwa ngo inama zigirwa itorero. Kuko muri volume ya 2 cyangwa se umugabane wa 2 nasangagamo
uburyo urubyiruko rero yashakaga ko rwitwara yayoboraga urubyiruko kuri Yesu Kristo. Harimo inama nyinshi rero yagiriye urubyiruko. Noneho rero haje gusohoka ikindi gitabo cyitwa Uburezi, nacyo ndagikunda cyane. Nyemerera mvuge bibiri, nkunda igitabo cyitwa Inama z'Igitoro n'igitabo cyitwa Uburezi. Indirimbo nkunda niriya ndirimbo nahereyeho ndi kuvuga 165 hariya yahimbwe na Ngarisi. Ingarisi niwe 165. Yes. Ndashaka isomo ryawe rero ukunda. Isomo nkunda rero muri Bibiliya. Nkunda amasomo menshi ariko isomo rya mbere nkunda kuruta ayandi. Kandi ari kubwira nigeze. Nkunda isomo nkunda isezerano ubundi. Nkunda isezerano. Rero nkunda isomo riboneka muri Yohana igice cya 14 ahantu isezerano Imana Yesu yadusigiye isezerano. Iryo somo riravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana ajya munyizere. Kuvuga ngo hahandi waba uri mu bibazo bimeze gute ariko ufite iryo sezerano muri wowe. Ngira umuntu wese niyo waba urwaye, niyo baba baguhagaritse gutwara imyaka 5, niyo waba waburaye, aho waba uherereye hose ku isi, gira isezerano rivuga ngo Yesu yasize avuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Ubu niba ni ikintu cyambere kibaho kibe mu buzima bwa muntu, na siyansi irabivuga, ni uguhagarika umutima. Iyo umutima uhagaze bigenda ute? Kwa muganga iyo urwaye ugahagarika umutima batangira gukora icyo bita ngo ni CPR yavaho bamara gupushinga cya gihe runaka. Babona kuri ya screen byagiye ku murongo umwe hagati bati hano rero 14 umurongo wa mbere Yesu yaravuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, ngo iyaba adahari mbabwiye ko ngiye kubategurira hano, ariko ubwahari rero ayo mazu ubwahari nzagaruka mbajyane. Ngo yari afite icyizere cy'uko amazu arahari, ntabwo yari gushidikanya. Nzagaruka. Umuntu akubwiye ngo agusize mu nzara akakubwira ati uri kurya tuno ariko nzagaruka, nta nicyo wanaba. Ariko avuze atuhebe wararupfuye. Yesu rero yaravuze ati nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzagire gute? Muzabe. Ibyo twakora byose kuri iyi si none cyangwa ejo Yesu agiye kugaruka atujyane aho ari, natwe tuzabe. Haleluya. Amen. Ikiganiro cya The Brainstorming bari kumwe na MC Shambo ndetse n'umutumirwa wacu Raj Mukunzi Jules. Ngiye nkunda kumwita Julius Nyerere kubera ko akunda Che Guevara, nkamwita umuhungu wa Che. Umuhungu wa Che rero ikiganiro turashoje tugeze ku musozo, ariko ngo akunda isomo ryiza cyane ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rw'adatari amazu menshi, iyaba adahari bababwiye ko ngiye kubategurira ahandi, ariko amazu yari amaze kubakwa. Rero mu by'ukuri ndabizi ko ejo n'ubundi uzafata gahunda ugasubira muri Michigan, uzadusuhurize abiyo, uzaturize umuhungu wawe wa wundi waje ugiterura ibyuma cyane. Hariya yitwa nde? Kandaboy. Kandaboy muri twa yakagora mukumba. Nabonye yakagiye kuri Kandaboy. Ariko ngo yakaramukumbuye cyane. Rero mu by'ukuri uze kumusuhuriza. Ikintu cya The Brainstorming ntabwo twiwe tujyaho ngo tuvuge ngo byagenze gutya ngo twashoje gutya. Niba hari icyo wakuyemo, Imana iguha umugisha. Raj, ejo n'ejo bundi n'ikindi gihe tuzagutumira kandi Imana iguha umugisha. Thank you brother. Ariko Raj, ngiye gusaba ikintu kimwe, dusengere. Dusengere kubera ko ikiganiro The Brainstorming ndagira ngo ikiganiro Imana igishyira mu maboko yayo. Ikindi cya kabiri, Shambo Show yo ni y'abaturage, ni y'abanyamasisi, ni y'abanyejomba, ni y'abanyamurenge, ni ya buri wese uturuka muri Congo, ni ya buri wese uturuka wumva rw'inyarwanda. Waba uri Uganda, uri mu Rwanda, waba uri
hehe muri Kenya upfa kuba Ikinyarwanda. Iyi ni Shambosho. Tunasuhuza cyane abaturuka muri Congo, abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bo muri Congo bari ku mpande enye z'isi. Dusuhuza abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bose. Tubasuhuze hanyuma udusengere. Akaryoshye ntabwo gahera mu itama, ahubwo reka tugere ku musozo. Mwari kumwe na Mulinda Shambo, umushabizi washize ubwo budashidikanya kuba ingenzi. Abishaka banyita MC Shambo cyangwa se mwashaka mukanyita uko mushaka, ariko mwari kumwe na MC Shambo. Ikintu cya The Brainstorming dushimira cyane Raj. Reka tumureke nawe ajye kumira mu Kirundi bavuga ngo kumira amate, reka ajye gushaka ka cyayi. Imana imwe umugisha kandi akomeze umurimo ariho, n'ikindi gihe tuzongere. Turagushimiye cyane. Thank you. Murakoze. Wawe udusabira umugisha. Reka dusenge. Iringiro bizima, gitari cy'amahanga, Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe ryiza rihabwe icyubahiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana itenda kurakara, uri Imana irambura ukuboko ntihagire uguhina, uri Imana ikinga ntihagire ukingura, uri Imana ibindi byitwa ibigirwamana kuko ntacyo bishoboye, wahabwa icyubahiro Mwana. Amen. Umunsi nk'uyu nguyu wari uzi ko turi ahangaha, ko tuzaba turi ahangaha, ariko twe ntacyo twari tubiziho, none birabaye. Tugushimiye ko wabanye natwe mu kiganiro twagize ahangaha. Ntabwo ari imigambi mibi twari turi gucura, ahubwo byose Nyagasani aba ari ibyo kugira ngo turebe ukuntu twaba turi ibiremwa byiza biguhesha agaciro kandi wishimira. Kandi Nyagasani biragoye muri iyi si y'umwijima, ujye tuba hafi, ube hafi urubyiruko, ube hafi ababyeyi babo, uduhereze kubaha ababyeyi bacu, uturinde ibibi n'ibisa n'ibibi, uturinde ibyaha n'ibisa n'ibyaha. Mwami, nituvamo abana beza, abasore n'abakobwa bakubahisha kandi bakagukunda ndetse bakagukorera, by'ukuri tuzahimbaza urukundo rwawe. Tugusabye iterambere mu by'umwuka, mu by'umubiri no mu by'ubwenge. Abana bari kwiga ujye ubahereza ubwenge mu ishuri, abakozi bari mu kazi ujye ubahereza umurava mu kazi kugira ngo bahemberwe ibyo bakoreye. Abari kugira igitekerezo cyo gushinga imishinga yabo ujye ubungura Mwami, ubereke inzira yo gucamo. Kiruta byose ujye ubigisha kugukiranukira kandi no kukubaha no kugukorera, kugira ngo ejo Nyagasani n'ejo bundi ubwo uzagaruka kuri tuzagusanganira twishimye. Buri wese wakurikiye iki kiganiro umuhereza umugisha, uzafata umwanya akakireba Nyagasani uzamuhereze amatwi yumva. Nyagasani iby'ingenzi bishinge imizi mu mutima we, kandi Nyagasani ubera hose icyarimwe. Twese abari ahangaha n'abari ahandi, abantu bose bazatwumva Mwami, twese uzi kwifuza kwa buri wese waremye, uhaze kwifuza kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uze cyane tuzasubira. Yeah.